Yes, turabasuhuje amahoro y'Imana abane namwe, umugisha w'Imana ube kumwe namwe. Turagusuhuje wowe wahisemo neza gukurikira Hinduka Official. Mwifurije kugubwa neza no kwaguka mu buryo bw'umwuka ndetse no mu bw'umubiri, ariko Kristo ari ubigizemo uruhare. Ni wowe wakoze subscribe mbere yo kugushimira, share na comment, turagushimira. Nawe utarabikora tugushikarize kugira ngo bikore, ukomeze kudushigikira, dukomeze kwagura ubwami bw'Imana, turushaho ku muryango mugari, twamamaza ibya Yesu. Kandi nzi neza ko mu bandi izagirira neza twese turimo. Nukuvuga ngo mu bantu benshi Imana iteguye kugirira neza, nawe uri umukandida wo kugirirwa neza n'Imana kuri iyi cano, mvugira ngo amen. Rero Imana y'amahoro ibaha umugisha, ubwira tabara abayisirayeli nawe uze kubonekamo, niryo jambo nkwifurije. Imana ibahe umugisha. Kamera ndi kumwe n'umukozi w'Imana, reka tumuhe ikaze adusuhuze anatwibwire. Karibu umukozi w'Imana. Ye murakoze. Amazina nitwa Niyomugisha Diane, ndi umukobwa ukunda gusenga Imana. Yego. Ibirenze ibyo Yesu naduhana umugisha. Yego, Niyomugisha Diane ni umukobwa ukunda gusenga Imana kandi aranabizi. Reka tumusaba dusengere Imana ituyobore n'iki kiganiro. Mana turagushimye, Mana turaguhimbaje, wabanye natwe uraturinda, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Uwiteka Mana turakwinginze, turagusabye kugira ngo uzubane natwe mu kiganiro cyose tugiye kumarana ahantu. Nyemera Mwuka Wera azatuyobore, naba ari twe twivugira, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ngaho Data Kristo dushoboze muri byose, n'abantu bawe baduteze amatwi bose ubahe kuyoborwa nawe. Urakoze ni mu izina ryawe Yesu. Amen. Yego, Dia. Wigeze usengera mu butayu? Yego. Akamaro ko gusengera mu butayu ni akahe kuri wowe? Akamaro ko gusengera mu butayu cyane kuri njyewe. Ni byinshi cyane naboneyeyo. Nasengeye mu butayu nari mfite uburwayi bw'umugongo, Imana irankiza. N'ubutayu bw'amazi nabwo nabugiyemo, hari umubyeyi wari umaze imyaka 6 ashyingiwe, ariko yarabuze urubyaro. Nkajya njyayo mu mazi ndamusengera, Imana imuha umwana, yamuhaye umwana w'umuhungu, biturutse kuri ya masengesho yo gusenga Imana mu butayu. Yego. Akamaro ko mu butayu rwose ndakazi, nakaboneyemo inyungu nyinshi. Hari byinshi cyane njya mbona nakuye muri ubwo butayu. Yego. Wari wahanurirwa n'umuhanuzi muziranye, ndetse ukanahanurirwa n'umuhanuzi mubonanye aribwo bwa mbere? Cyane rwose. Aho wumva wizeye cyane ni hehe? Aho numva nizeye cyane? Ari igihe uri umuhanuzi. Iyo wahanuriwe n'umuhanuzi muziranye, niyo wahanuriwe n'umuhanuzi mutaziranye. Aho wumva wizeye cyane niyo wahanuriwe n'uwuhe? Ngiye bose ndizera. Kuko nanjye ndi umuhanuzi kandi nta muhanuzi upinga undi. Yego. Bose ndizera. Njuze uko bimeze, iyo mpanuriwe n'umuntu tutigeze tuganira ku byifuzo byanjye, nkumva arabimbwiye, nibwo nizera kuruta umpanuriye twarabanje kubiganira cyangwa se tuziranye. Nabyo ndi kubyumva. Umuntu tuziranye byo ntago yaba ari kumwe n'uwo tutaziranye, ngo bose bamanurire mbyakireke. Wa undi tutaziranye, utazi ibyifuzo byanjye, utazi naho nuruka naho nuye, ibyo amanuriye ndabyizera kuruta uwo tuziranye. Yego. Aha ntiwumva se, ndagukopeshe. Yego. Hano rero nk'umuhanuzi hari abantu nabo bahita bakubona, akavuga ati nahanuriwe na runaka, nahanuriwe na ntuza niki, kandi Diane nawe mbwiye ko ari umuhanuzi, nawe ndi kumva nshaka ko yampanurira, sibyo? Yego. None uzaguhamagara cyangwa se uzatega kaza iwanyu kukureba ashaka ko musengana ngo namuhanurire, azakubwira ibyifuzo bye cyangwa? Oya. Uzanahamagara akambwira ibyifuzo bye, ntago nzamusengera. Ahubwo azampamagara ambwira ngo dusenge Imana, Imana izishakira igisubizo. Yego. None se umaze imyaka, kane kuyivuga, umaze igihe uri umuhanuzi. Yego. Hari umuntu wari waza ngo musengane cyangwa se akaguhamagara kuri telefone, Imana igaceceka neza ntigire ikikubwira ngo umubwire? Iyi ngo pe.
ntabwo dukorera ku gahato ngo Yego. kugira ngo aragira ngo iki. Oya, ahubwo uko umwuka dutegetse niko dukora. Yego. Birashoboka ko isaha yawe yo gusubizwa uwo munsi atari iy'uwo munsi. Ubwo rero waza gusenga Imana bikaba ngombwa ko Imana uwo munsi itakubwira ibyawe. Yego. None se kuba nk'umuhanuzi wasenga Imana ntiguhe ubutumwa ugomba kubwira abantu, uba wabigizemo uruhare cyangwa uwo muntu wari uruhare babifitemo? Ntago mba nabigizemo uruhare. Ntarwo. Gusengera umuntu n'umuhanurire ntago ari kuvuga ngo mba nabigizemo uruhare. Yego. Kuko Imana niyo ituyobora kandi tugendera muri gahunda yayo. Nose nta kuntu wakora nyine nk'umuhanuzi ukayitereta ukayibutsa ati Mana ndabyibuka hari igihe banzaniye umuntu ameze gutya urambwira ngo mubwire utya, Mana ndabyibuka gutya, none ukayibutsa bigatuma n'ubundi yazana message yo kubwira uwo muntu ati none reba uyu muntu yaje akeneye kumva icyo umubwira, none Mana koko agendera. Birashoboka cyane, ibyo rwose birashoboka. Ukayinginga rwose birashoboka. Bivanga umuhanuzi hari uruhari yagira kuba ngope kuba Imana yamutuma. None se karame nta gihe byari byaza nka message ikaza ariko ukayifunga nyine ntuyibwire ubigenewe? Ye birashoboka. Kuko nanone bajya baca umugani bakavuga ngo wihuse arayoba. Hari message Imana ishobora kuguha bikaba ngombwa ko umanza gushaka ubwenge cyangwa se ukamanza ugasaba Imana ikaguha ubwenge bw'uko iyo message urayitanga. Hari niyo ushobora kubona ukavuga ati si ubu ngubu ndamubwira ubuse uriya muntu nareba ikigero ndimo n'icyo arimo nkabona bidahuye, ariko kubera ya Mana ndimo nkabikubwira umutima ukabohoka, kuko iyo niyo nabikubwiye umutima uba uboshywe cyane. Utarabivuga uba uri kumva ubuhambiye, ariko wabivuga ukumva urabohotse rwose. Yego. None se ibyo Imana ikubwira ngo ubwire abantu, yego, ubu umeze nk'uri kubisoma wumva ijwi ngo vuga gutya bigenda ute? Oya, ntabwo nakubwira ngo biba bimeze gutya. Ni ibanga ry'akazi. Ni ibanga ry'abana b'Imana. Icyo nababonyeho nuko abahanuzi bose tuganira iyo tugeze ku iyo ngingo barampisha, ntabwo bansobanurira ukuntu baba bari kubibona. Oya rwose. Nose nanjye ndi umuhanzi, ntabwo njye wagira amatsiko y'ukuntu nterateranya amagambo ngashaka n'ijwi. Ahubwo nanjye nibyo nari ngiye kukubaza. Nari ngiye kukubaza ni buriya se mu guhimba indirimbo kwawe ntabwo wibagirwa? Ese iyo ndirimbo uririmba amajwi yo aturuka he? Urakoze, bitewe nuko nanjye wanze kumbwira ukuntu uba uri kubibona. Itanuka nanjye yanze kumbwira ukuntu uba uri kubibona, nanjye ndakubwira ngo ni ibanga. Yewe twese ubwo tubaye ba mwana. Ntabwo nkwishe. Wowe uba umbwiye. Bose kuko ibyo wanze kumbwira. Ubwo njye nyine reka buri wese ikintu adafite aba agifitiye amatsiko. None iyo yagiye ugifite aba agomba kumubaza akamubwira. Nakubajije nanjye wanga kumbwira, wambwira nanjye nkakubwira, twese tukarangiza ikiganiro amatsiko yashize, ubundi tugahita twigira umwanya w'ijambo ry'Imana. Oya, wonye ntabwo nakubwira. Kubera iki? Oya. Kubera iki? Oya, aho rwose ntabwo nakubwira. Nakubwira ngo biza gutya ngo bibona gutya. Imana yarakubujije cyane rwose ngo ntuzamene ibanga. Ngo pe. N'umuntu yagiye kukubwira ijambo cyangwa se nk'ibanga runaka, ubwira ati ariko ntukabivuge, nubwo wenda umubera mubi ukabivuga, ariko aba yakubwiye ntukabivuge. Ubwo rero nanjye mbivuze naba mbaye nka ba bantu bo hanze aha ngaha ubwira bakirukanka bakajya kuvuga nyine. Ubwo nanjye ntabwo ubwo nza rwose.
Mbo twebwe akenshi guhimba indirimbo n'ubundi binaterwa n'ibihurimo. Iyo uri mu bihe by'ibyishimo uhimba indirimbo z'amashimwe. Iyo uri mu gihe cy'amaganya ugahimba indirimbo y'amaganya bitewe n'iby'ibihe urimo, ugashaka injyana, ugashaka amagambo, ijwi nyine wumva bikugenda biza. Impamvu nari mbikubwiye bijya guhura nubwo ntari umuhanuzi, ariko akenshi uko nanjye numva amagambo ari kuza n'urugero. Ntabwo ujya ubeshya Mana, ntabwo ujya ubeshya, ubwo nkongeraho iyo usezeranye urasohoza, ntabwo ujya ubeshya. Ubwo nkumva ndavuze ngo ntabwo usezeranye umuntu inka ngo umuhe ihene, oya, cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhiga gutyo. Nyine nkagenda ndi kubiteranya nkumva amagambo ari kumanuka. Twese rero ni impano Imana yaduhaye kandi nizidukomereze n'ukuri, kandi ishimwe ko baraziduhaye. Karibu n'umwanya w'ijambo ry'Imana Dia. Yego murakoze. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, turasanga hano mu gitabo cya Yesaya 55 n'umurongo waho wa 6 tugeze kuri 7. Yesaya 55, Yesaya 55, yego, umurongo waho wa 6 tugeze 7. Yego, nimushaka Uwiteka bigishoboka kwabonwa, nimumwambaze akiri bugufi. Umunyabyaha nareke ingeso ze, ukiranirwa areke ibyo yibwira, agarukira Uwiteka nawe aramugirira ibambe. Agarukira Imana yacu kuko izamubabarira rwose pe. Erega ibyo nibwira si byo mwibwira, kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye, niko Uwiteka avuga. Nk'uko ijuru risumba isi, niko inzira zanjye zisumba izanyu, n'ibyo nibwira bisumba ibyo mwibwira. Amen. Amen. Imana niguha imigisha. Amen. Twari turimo twumva ijambo ry'Imana, wagakiza ku buntu. Muri iyi minsi hari abantu benshi bafashe agakiza kabo bakarambika hasi, agakiza kabo bakagize ubutunzi. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo mushaka mwakizwa vuba, kuko Uwiteka Imana agiye kugaruka. Yego. Haleluya. Amen. Amen. Imana ishimwe. Nukuri ngo nidushake, ngo nimushaka ubwami bw'Imana bigishoboka, mushaka agakiza bigishoboka. Haleluya. Muri iyi minsi abantu barahunikiye, bibereye mu butunzi bwabo. Agakiza kabo bakagize bizinesi, agakiza kabo bakagize ubutunzi. Ariko muri uyu mwanya, muri iyi minsi, cyangwa se uyu munsi wa none kuri iyi tariki ya 6, ndi kukwinginga nkubwira ngo yewe udukurikiye, kugira ngo ushaka agakiza muri iyi minsi, ngo umunyabyaha nareke ingeso ze. Birashoboka. Imana yarambwiye ngo irambiwe agasuzuguro k'abantu bayo bari kuyikorera muri iyi minsi, ubusinzi n'ubusambanyi n'ubujura, ndetse ngo n'amatiku n'ubujyajya. Imana yarambwiye mbabwire ngo igihe kiraje kandi kirasohoye, Imana ibagezeho. Ariko ngo mushaka mwagarukiraho agakiza kanyu, mukongera mukakagarura mu mitima yanyu, mukongera mugakorera Uwiteka Imana. Mushaka mwakorera Uwiteka bigishoboka kwabonwa, mukamwambaza akiri bugufi, kuko urugi rurakinguye mwene data wowe udukurikiye. Ushaka wakorera Imana. Ushaka yewe munyabyaha wareka izo ngeso zawe ugakorera Imana. Imana yacu tugirire neza. Yewe mwene data wowe udukurikiye, birashoboka ko inzira urimo zigoye, mbese harimo imitego myinshi, ariko shaka Uwiteka, izo nzira uzireke, ahubwo ukurikira Uwiteka. Nukuri. Imana yacu tugirire neza cyane. Amen. Imana yacu twishimire cyane. Ariko nukuri yewe mwene data wowe udukurikiye, wowe uri hanze y'igihugu, wowe uri hano mu bihugu bitandukanye na hano mu Rwanda, nukuri ndakwinginga kugira ngo ushaka agakiza. Abantu benshi baryohewe no kumva
inkuru zibaryoheye mu matwi, ariko ndabinginga kugira ngo ibyo mubireke, ahubwo mukurikire ibyo umwami wacu ashaka. Yewe mugabo, yewe mubyeyi, yewe musore nawe mukobwa, ndakwinginga kugira ngo dushake Uwiteka bigishoboka, kuko urugi rurakinguye, ariko nirumara gukingwa ntabwo bizaba bigishoboka. Birashoboka ko urupfu rwagutungura, birashoboka uyu munsi uriho ariko ejo ntabwo uzaba uriho. Nukuri ndakwinginga kugira ngo ushake Uwiteka bigishoboka, kuko ijoro nirimara kukwiriraho ntabwo bizaba bigishoboka. Ubuzima bwawe buzaba bwarangiye. Ushaka wakizwa, ushaka wakorera Imana, ushaka wareka izo ngeso zawe urimo ugakorera Imana. Imana yacu twishimire cyane kandi dukomeze. Banyamasengesho, banyemano, mushaka mwakorera Imana mukareka kubivanga. Nukuri mukareka kubivanga mugakorera Uwiteka Imana, kuko abantu benshi, abahanuzi benshi muri iyi minsi bari gukora ibyo ntacyo bimbwiye. Bagera mu bandi bakiyorobeka, umuntu akarara yasambanye, umuntu akarara yibye, umuntu akarara yateranyije mugenzi we, akigwa aratukana, mbese umuturanyi we nibabanye neza ejo akajya guhanura. Bakozi b'Imana, ibyo ntabwo ari ibyo Imana ishaka, ahubwo Imana ishaka ko tureka ingeso zacu mbi, ahubwo tugakorera Uwiteka. Ukuri nabinginga kugira ngo bakozi b'Imana mushaka agakiza kayo ku buntu muri iyi minsi, mureke ibyo murimo, ubutunzi bwanyu mubureke muburambike hasi, ahubwo dukorera Imana bigishoboka. Igihe kirageze, kandi Uwiteka Imana yambwiye ngo mbabwire ngo uwasengaga rimwe asenge kabiri, uwasengaga kabiri asenge gatatu, kuko impfu nyinshi zitunguranye. Ngo Imana yambwiye ngo ibibazo byinshi ku bantu bafite ingo, ngo hari abadayimoni benshi ngo bahagurukiye ingo. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo wasengaga rimwe asenge kabiri, ngo kandi mushake agakiza kayo ku buntu, kandi ngo nimuyigarukire, kuko iminsi turimo ni iminsi mibi, ni iminsi uruhije umugenzi, ni iminsi igoye. Ariko bene data, ndabinginga kugira ngo mushake agakiza. Imana yambwiye ngo mbabwire mwebwe mudukurikiye, yambwiye ngo mbabwire ngo Imana yo mu ijuru, hari ibintu byinshi cyane biri kujya bizerera hano muri iyi si, mu bicuku bya nijoro. Imyuka mibi ngo abarozi bari kuduteza mu bicuku bya nijoro, ngo bikatubuza amahoro. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo musenge cyane, kuko ngo iyo myuka mibi ngo irimo hano ku isi hose, irimo igendagenda. Imana yambwiye ngo rero mbabwire ngo nimusenge cyane. Kandi ikindi yambwiye ngo mbabwire abadukurikiye, yambwiye ngo mbabwire ngo harimo ingo nyinshi ziri gusenyuka, ngo ziturutse ku badayimoni bari guhagurukira ingo. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo nimusenge cyane, ngo kandi ngo nimushaka agakiza muri iyi minsi, kandi nimushaka Uwiteka bigishoboka kwabonwa, ngo mumwambaza akiri bugufi. Bene data, birashoboka wowe uduteze amatwi ko wari uri mu byaha, mu isayo y'ibyaha, ariko ushaka wagarukira Imana ikakugirira ubuntu, ikaguha amahoro. Birashoboka ko wararaga urwana n'umugore, birashoboka ko abana bawe nta bwumvikane buhari hagati yawe n'abana, birashoboka ko mu muryango uvukamo bakwanze, birashoboka ko n'abaturanyi bakwanga, ariko ngo garukira Uwiteka Imana nayo ibashe kukurwanirira, ubashe gusenga Imana. Nukuri mwene data wowe udukurikiye, ndakwinginga kugira ngo wongere ugarukire Imana. Yewe mugabo, garukira Imana. Yewe musore mukobwa, mugarukire Imana. Namwe babyeyi, mugarukire Imana, kuko ibihe bikomeye biraje, kuko ibihe biruhije biraje. Yewe muntu uduteze amatwi, ushaka wagarukira Imana ugasenga, kuko Imana yambwiye ngo nimbabwire ngo nimusengere uyu murimo w'Imana, kuko hari abagiye kuwugwanya, hari abadayimoni Satani ahagurukije bo kurwanya umurimo w'Imana. Ariko yambwiye ngo nimusenge cyane, ngo abayirabazi. Imana yacu twishimire cyane. Bene data, mwebwe mudukurikiye, ndabinginga kugira ngo mukomerere mu mwami, kandi mukomeze gusenga Imana, mwirinde gushukwa n'iby'iyi si. Agakiza
mwahawe birashoboka ko wagahawe ukaba waragataye, ariko niwongere ukagandure, wongere usubire mu murimo neza. Imana yacu itugirire neza. Rero ndabinginga kugira ngo mukomere, kandi mbasabiye imbaraga mwebwe muduteze amatwi. Nukuri nimushake musenge. Impfu nyinshi ziraje kandi zitunguranye, impanuka nyinshi ziraje kandi zitunguranye. Mushaka mwakorera Imana bigishoboka kwabonwa. Imana yacu twishimire cyane. Tugiye gusenga Imana. Yego. Reka dusenga Imana. Ariko wewe ufite icyo cyifuzo cyo gusenga Imana ikongera ikagarura agakiza muri wowe, kuko iminsi turimo hari abari kubona ko ari nta kibazo, kavuga ati ubwo ndi kurya nkaryama nkasinzira nta kibazo. Erega nawe imbere yawe birahari. Birashoboka ko urupfu rwagutungura, birashoboka ko wahura n'ibindi byago bitunguranye, ariko ushaka washaka Uwiteka bigishoboka kwabonwa. Imana yacu tugirire neza cyane. Tugiye gusenga Imana, ariko ngo mushaka Uwiteka bigishoboka kwabonwa, ngo mumwambaza akiri bugufi. Bene data mwe mudukurikiye, mushaka Uwiteka Imana, kandi Uwiteka Imana akomeze kubambika imbaraga. Nukuri ufite icyo cyifuzo niyongere agarura umutima, awegereze ku Uwiteka, nawe abashe kumuha ibyo yifuza. Ariko mbere ya byose tubanze dushaka Imana mu mitima yacu, tubashe kugira ibyo tureka, kuko iminsi mibi iragoye, iminsi mibi iraruhije cyane. Reka dusenge Imana. Murakoze mwe mwari muduteze amatwi. Imana ikomeze kubaha umugisha, kandi nukuri Imana ibagure mu buryo bw'umwuka. Ndabasabiye Imana ikomeze ibarinde. Reka dusenge Imana. Amen. Mana turagushimye, Mana turaguhimbaje, tugushimiye kugira neza kwawe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Uwiteka Imana utugejejeho amagambo yawe atubwira ngo nitugushake bigishoboka kubonwa. Hari abantu benshi bibereye mu byabo, abandi bari mu businzi no mu busambanyi, abandi bari mu byaha bitandukanye, abandi bibereye mu gahuge. Ariko aba bene data abakozi b'Imana badukurikiye, ndakwinginze kugira ngo Mana nabo bashyiremo umutima w'agakiza kawe, wongere basubizemo ibyiringiro. Mwami Imana, umuntu wese ugize iki cyifuzo cyo kuba yagushaka, reka nawe umwigaragarize mu izina rya Yesu Kristo. Nsengeye abari hanze y'igihugu, nsengeye n'abari mu bihugu bitandukanye, nsengeye abari hano mu gihugu cyacu. Twese hamwe Mana ukomeze kuduha uburinzi, kuko ibihe bije bikomeye. Turasenze ngo uduhe imbaraga, kuko bije kandi hakaba hazacu wambaye. Turasenze kugira ngo bambike imbaraga, reka ubakomereze mu buntu bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Babere maso kandi ubabere ku rugamba. Urakoze kuko bumvisha ijambo ryawe, kandi nabo ubaha ibyo bagusaba. Buri muntu wese umugirire neza, bisabye nizeye mu izina rya Yesu. Urakoze. Amen. Mukozi Imana iguha umugisha. Reka duhe na nimero uwagukenera yakuhamagaraho. Yego murakoze. Ubundi amazina ni Niyomugisha Diane. Nimero ya telefone ni 0798 42 6 33. Amen. Yego watubwira nimero uwagukenera yakubonaho. 0789 84 26 35 3. Sawa, Imana iguha